umwana wawe w'umuhungu umusanganye agakingirizo mu gikapu wahamufata uti mufata nk'umuntu uri kwirinda sida cyangwa umuntu w'umusambanyi? Ntabwo ari umusambanyi, ntabwo ari umusambanyi, bari inkozi y'ibibi. Aramutse yanduye sida se atarakoresheje agakingirizo byo byagenda yagenda agapfa. Ntiyagenda agapfa, none se wiyahuye ntapfa. Namwigisha ko ibyo ngeso agomba kuzireka ari mbi, byananiranira akanyara akayirwara agapfa bikarangira. Ariko none se abaye ari nk'umukobwa wese umusanganya ku gakingirizo wese si uko namugirana, wagira ngo uravuze ufashe umuntu ukamukubita ahita ajya kugufunyisha ku kanya. Ariko muze bigaragare ko hano muri kano gace ikintu cyo gukoresha agakingirizo ku bana banyu mutacyemera. Oya, ntabwo tubyemera ubundi rwose, ubundi yagombye kubireka akarinda igihe azashakira, ariko igihe ananiranye rero ntabwo yagakoresha. Umwana urya ibiryo agahaga akandenzaho ishyushyu, none se nyine si bwo ashyuha akagenda? Nibwo ashyuha akagenda? nabo babona ibyo barya bakanywa nyine nibo bagenda. Ababibuze ahubwo nibo bagenda. Reka da, oya ibyo byo rwose ntabwo mbyemera. Urenzwe ni ugenda. Mwebwe hano uburyo mwemera bwo kwirinda sida ni ubuhe wenda mu buryo mukoresha? Ni ukwirinda ubusambanyi. Wenda ikaza mu zindi mpamvu zo gukomera cyangwa iki, ariko ubusambanyi bukarorera. Gukoresha agakingirizo umusore ni umusaza ari kuvuga ko ibintu byo gukoresha agakingirizo atabyemera hano, utabyemera ndetse nakubonye ugafite. Ihagaze ute umubyeyi wawe hano yakubonye ufite agakingirizo agufata ati? Umubyeyi wawe yabonye ufite agakingirizo aba yumva ari ibintu bikomeye nyine, bitewe n'ukuntu bo bakuze babumva nyine batabimenyereye. Ubwo se uramutse ugiye nko kukagura muri butike ugasanga harimo nka papa wawe, wakomeza ukagura cyangwa wakata nawe ukagenda? Oya, wakata ukagenda, ntabwo waba ukikaguza. Hanyuma ugakoreraho se? Oya, wajya kugura mu yindi butike. Hano urubyiruko mukenera gukora imibonano mpuzabitsina? Oya, mu mitekerereze y'umuntu ntabwo byabona. Uyu musaza se ko ari kuvuga ati ngewe umwana wanjye mufatanya agakingirizo rwose ntabwo twajya imbere. Oya, byo urabona ko turi muri viziyo, ntabwo watekereza nk'abasaza nyine tu. Nibura se mujye mugira umwanya wo kuganira ku buzima bw'imyororokere n'ababyeyi banyu? Mu makarabu tuba turimo ahantu hatandukanye mushaka kuba mwabiganiraho. Naho mu rugo? No mu rugo nyine n'abavandimwe bawe mwabiganiraho, n'ababyeyi bakaba bakugira inama. Ariko imyumvire ku gakingirizo ubundi hano ihagaze? Imyumvire ku gakingirizo hari abagakoresha, hari n'abatagakoresha nyine bitewe n'uko uba warakuze n'aba barakuganirije n'ababyeyi bawe ko baba barabikubwiye. Reka duhe nk'urugero nkawe, wenda ntabwo umubyeyi ngo arabikoze ariko nujya kubikora wakwibuka kugakoresha? Oya, byo wabyibuka kuko udagakoresheje havamo ingaruka nyinshi cyane kandi mbi zakangiza ubuzima bwawe. Reka tubaze uyu mugabo nawe tuganire. Nuko mugufashe wenda uvuge wisanze. Nuko tubwire agakingirizo. Buriya agakingirizo ni ikintu cyiza katurinda indwara nyinshi, kandi iyo tugakoresheje n'ubundi aba ari byiza, bituma n'ubundi urusha iminsi yo kuba warinda kubaho n'ubundi ku isi. Uyu musaza ari kutubwira ati rwose umubyeyi yakubonanye agakingirizo aho ishyano riba ryawe. Buriya agakingirizo y'umubyeyi akakubonanya n'ubihagaze byo? Buriya iyo akakubonanye n'ubundi abifata nabi, ariko kuri weho n'ubundi aba ari byiza. Kuri we aba ari byiza cyangwa kuri wowe? Kuri we aba ari bibi, ariko kuri we aba ari byiza. Ariko ni ukuvuga ngo nta kinyabupfura n'ubundi kikiri mu isi, cyangwa sinakubwira mbese nta n'ubumuntu n'ubundi buriya bukiri mu isi, n'ubundi nta muntu wo mu isi ukivugisha ukuri. Ariko hano wenda mu musore umuntu sida yoba muri sida murayumva kumva ko sida ari indwara ikomeye? Buriya sida ni indwara ikomeye bitewe n'uburyo n'ubundi nk'iyo n'ubundi utari wayandura, buriya wumva ari nk'ikintu cyoroshye, ariko iyo uyanduye wumva ari ikintu gikomeye. Mushiki wawe se umubyeyi umusanganya agakingirizo umufata nk'umuntu kwirinda cyangwa umufata nk'umuntu w'indaya? Nyine umufata nk'umuntu n'ubundi wo kwirinda n'ubundi, kuko kuri biriya n'ubundi nk'abantu baba batari bikora n'ubundi baba ari bake. Nyine ntago babyumva, ariko iyo batabyumvishe n'ubundi ubwo bagomba kubifata n'ubundi nk'uburyo babibona, ariko n'ubundi ubwo ugakomeza gahunda.
mama wiriwe neza umeze neza egera hano hino ku ruhande ho gato tuganire turagira ngo tubwire hano ku gakingirizo uriya musaza n'umubyeyi aratubwira ati rwose kubona umwana agakingirizo hano ntabwo ari ibintu duha umugisha tubona ari ibintu byacitse wewe umwana wawe umubonanye agakingirizo biba bihagaze njyewe nk'umwana wanjye mubonanye agakingirizo nshobora kumubwira ati agakingirizo wakoze kugakoresha niba kwifata bikahunaniye ugomba kugakoresha kugira ngo wirinde indwara nyinshi ziba mu mibonano mpuzabitsina. Byangombwa hanamwigisha inti ukaretse byagufasha ukirinda ubusambanyi, waba uri umukobwa ugategereza uwawe igihe Imana izamuguhera. Atabishoboye agakoresha agakingirizo. Nakamugiramo inama kugira ngo atware inda ntateganyije, ndafite nk'abana 7 cyangwa se 3 mbese n'urugero, ariko nkamugira inama nti nta kibazo niba byakunaniye gakoresha yo gutwara inda zidateganyije. Reka tuvuge ko kuboneza urubyaro binyuze muri twa dushinga dutera abana. Hari abana b'imyaka 16 basigaye bajya kwiteza kugira ngo bumve mbese bari gukora imibonano mpuzabitsina bisanzwe. Umwe nk'ababyeyi kubona umwana w'imyaka 16 bagiye kumutera ku gashinge mu bifatuti. Okay, kugira ngo abyare kandi wenda ari n'umunyeshuri cyangwa se ndafite akazi runaka biri kumubongamira cyangwa nta n'ubushobozi afite kugira ngo amurere, yagenda akakiteza mu buryo kugira ngo yorohereze ikibazo. Nabyemera ngiye ari umwana wanjye nabyemera kugira ngo yigabanyirize ibibazo. 16 none ko yaba ananiwe kwifata, urumva nawe aho kugira ngo abyare yagenda akagwiteza, kuko nabonye ahantu hose birashoka kwa muganga bajyayo bakabibatera nta kibazo. Uyu mama we ntabwo ariko abyumva. Mama rero no twiganire no kuganira gusa barajyanze tuganire mama ndashaka wowe jijutse ariko muze nawe ntabwo twaganiriye biri ubuhagaze akira tuganire reka duhere kuri wewe kuvuga ku bintu byo kuboneza urubyaro. Okay, uvuge wisanzwe turi kuvuga ku kintu cyo kuboneza urubyaro. Usigaye usanga abana b'imyaka 16 ugasanga nibo bagiye guterwa turiya dushinga. Mwabagiriye ihe nama umwe mubivugaho iki mubifata gute? Nitwa Umwna Damiane, nkaba ndi umutayeri nakorera muri iri soko rya Shyorongi, ni na perezida waryo. Hanyuma ubonanye umwana wawe agakingirizo kakabona wenda nko mu gikapu wabifata gute? Ushyiraho gukangara ariko utibagiwe nuko kagakingirizo kamufitiye akamaro. Ubwo rero iyo agafite bavuga nyamara umwana n'ugara ngo yigendera muri izo ngeso, nibura aritwara rikurwa akajyana ejo atazandura. Ariko umuntu agenda abibona inyota yo gukora imibonano mpuzabitsina. Yewe abo bana bajya bashyira agashingirizo